Reka mbasuhuze nshuti bakundwa, Imana y'amahoro nibahe umugisha mu izina rya Yesu, aho muri mu mpande zitandukanye, abakunzi b'ibihamya mwese turabashuhuje, abahisemo kubana natwe bagakora subscribe, Imana y'amahoro nibahe umugisha, muri ingenzi, muri ab'umumaro, muri ab'umugisha kuri twe, kandi nawe ugifungura iyi video ni byiza ko uyaboneshwa kuri subscribe ugakanda kuri like, ndetse ibitekerezo byawe ukabishyira muri comment hasi aho ngaho. Turabakunda kandi turabazirikana uko dusenze. Reka twihanganisha abantu badukurikiranye barwaye, ushobora kuba urwaje, ushobora kuba uri mu bitaro, ushobora kuba uri mu ntambara zitandukanye. Reka tukubwire ngo Imana y'amahoro ikugirire neza, ukuboko kwiza kw'Imana kubane nawe. Zaburi iravuga ngo hari kurira kwarara umuntu nijoro, ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Birashoboka ko uyu munsi bitameze neza, ariko bwacya Imana yabigenje neza, kuko niyo nyir'ibihe, niyo inyuranye ibihe, niyo mugenga w'ibihe, niyo itegeka n'ibihe, kandi ikorera mu gihe, ikavugira mu gihe, igasohoreza mu gihe. Turabashimira uko mugenda mubana natwe mu biganiro bitandukanye tugenda tunyuzaho hano, bwaba ari ubuhamya, ryaba ari ijambo ry'Imana, zaba ari inkuru zitandukanye. Mwese mukomeze kugubwa neza, tutabafite ntabwo twabona two tuganiriza. Ni byiza rero ko mukomeza kudushyigikira mu buryo butandukanye kugira ngo dukomeze kwamamaza ubutumwa bwiza. Reka rero dusenge Imana, tuganire ijambo ry'Imana, tuze no gukomeza dusengana. Mana, uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, uri Imana ihambaye, uri mwiza, ubereye mwiza bagutegereje Mwami. Turasenze muri uyu mwanya ngo iki kiganiro tugiye gukora kizabe ikiganiro kidasanzwe ku buzima bw'abantu batandukanye, kizahembura imitima ya benshi, kizagire impinduka kirema mu buzima bw'abantu bazakurikirana iki kiganiro. Ndatura kunesha, ndatura intsinzi, ndatura impinduka, babona Imana kurutaho, ubwami bwawe buganze muri bo, igitinyiro cyawe kibabeho, uhereye dutangiye kureba dushoje, dukomeze kukubona, dukomeze kukumva, dukomeze kumva ubuntu bwawe hagati muri twe, ibendera y'ubutsinzi no kunesha izamurwe hagati muri twe Mwami. Ndagushimiye kuko utangiranye natwe, kuza gusozanya natwe, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha nshuti zanjye, ndetse n'abakunzi b'ibihamya. Turabazirikana uko dusenze, mpora mbivuga, uko nje imbere ya kamera havuga ngo uko tugiye imbere y'Imana, turabasengera, tubasabira ku Mana. Uyu munsi rero tugiye kuganira n'abakunzi bacu, kugira ngo mbabwire ngo ndabifuriza kuba abantu b'umumaro, kuba abantu b'umumaro mu gihe cyanyu, tuba abantu b'umumaro mu gihe cyacu, tuba abantu bakenewe, isi ikeneye, kuba umuntu w'Imana. Iyo tuvuze ngo umuntu w'Imana, kera ni terime yakundaga gukoreshwa, umuntu w'Imana bamenya gutyo, ariko iyo bavuga ngo hariya hari umuntu w'Imana, byabaga bivuze ko hari umuntu uhagarariye Imana, hari umwambasaderi muzima, hari umuntu w'intangarugero, hari umuntu w'icyitegererezo, bivuga ngo uriya ni umuntu w'Imana. Byabaga bifite igisobanuro kirekire kandi kigari. Niyo mpamvu tubifuriza kuba abantu b'Imana, kuba abantu badasanzwe kandi bakora ibidasanzwe mu gihe kidasanzwe. Usanga hari abantu benshi Bibiliya itwereka babaye abantu badasanzwe kandi bakora ibintu bidasanzwe mu gihe cyabo. Ndakwifuriza rero kuba kuri urwo rutonde mu gihe cyawe, mu kinyejana cyawe, mu kinyejana cyanjye, mu kinyejana duhagazemo. Reka tube abantu badasanzwe kandi bakoreshwa ibidasanzwe n'Imana. Muri wowe Imana ibonamo inyungu, Imana ikubonamo umumaro. Niyo mpamvu ugihumeka. Buri umuntu wese ugihumeka, umuntu wese ukiriho, nkunda kubivuga ngo aba ari umukandida wo kugirirwa neza n'Imana. Icya kabiri, aba ari umukandida wo gutabarwa. Buriya umuntu wese uzabona ugihumeka, agatima kagitera,
aba ari umukandida wo gutabarwa n'Imana, aba ari umukandida wo gukira, aba ari umukandida wo kugirirwa neza n'ijuru. Reka rero mbifurize kuba abantu b'umumaro, mbifurize kuba abantu b'Imana. Iyo usomye igitabo cy'Abami nibidukundira tuzashaka aho hantu tuhaganireho, usanga Elisa ngo yanyuze ahantu gutya muri karitsiye, umugore aramwitegereza w'umushunemukazi, ngo aravuga ngo abwira umugabo we ngo uriya muntu namwitegereje mbona ari umuntu w'Imana. Kandi ngo aganiriza umugabo we ati ntabwo ari ngombwa ko ajya anyura hano agafungura agakomeza agenda, ahubwo nasanze tugomba kumwubakira icyumba cyo hejuru, tugashyiramo igitanda, tugashyiramo ibitereko by'amatabaza, tugashyiramo ameza, ku buryo naza agafungura ajya ahita anaruhuka, ajya abona ahantu aruhukira. Rero ntabwo Elisa yafashe umwanya wo kwiperezanta hariya, ngo yaramurebye, bamurebye aravuga ati uyu ni umuntu w'Imana. Kandi ngo uyu mugore aramuhata ati nyuri iwanjye ufungure. Ibyo byaje kuvamo igitangaza gikomeye, kwakira umuntu w'Imana hariya muri rwa rugo rw'uriya mushunemukazi, ngo nta mwana w'umuhungu yagiraga. Wenda ashobora kuba yari afite abakobwa, ariko icyo gihe nta gaciro babaga bafite mu isezerano rya kera. Elisa nawe ngo amaze kubona ukuntu bamwakira, abaza umugaragu we Gehazi ati niki twakorera uyu muntu? Ariko Gehazi aravuga ati nabonye nta mwana w'umuhungu agira. Aramubwira ati muhamagara aze hano. Araza aritaba, aramubaza ati urashaka kumenyekana ku mwami w'igihugu, urashaka kumenyekana ku mugaba w'ingabo? Yamubaze nk'ibintu nka bingahe. Aramubwira ati ni ukuri aho hose ntabyo nkeneye, ahubwo nikundira kuba mu bacu. Yari umugore uciye bugufi, ufite ubutunzi w'umukire ariko uciye bugufi. Aravuga ati nikundira kwibera mu bacu. Umuhanuzi w'Imana aramubwira ati namenye ko nta mwana w'umuhungu ugira, umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ufite umwana w'umuhungu. Umuntu w'Imana arabyatura, Imana irabishyigikira, igihe kiragera arabyara, abyara wa mwana umuntu w'Imana yavuze, yahanuye. Birashoboka ko nawe hari ibintu udafitiye inyito, udafitiye igisobanuro, udafitiye ishusho, byanze, ariko turatura ngo byemere mu izina rya Yesu. Imana ibikore kandi ibikoresha imbaraga zayo. Reka rero dusome ijambo ry'Imana, dusanga mu gitabo cy'Abami ba kabiri igice cya 5. Igitabo cy'Abami ba kabiri igice cya 5, umurongo waho wa mbere aravuga ngo ibya Namani umugabo w'ingabo z'i Siriya w'umubembe, niko titiri ivuga. Namani umugabo w'ingabo z'umwami w'i Siriya yari umutoni kuri shebuja kandi umunyacyubahiro, kuko ari we Uwiteka yaheshaga Abasiriya kunesha. Yari umugabo w'umunyamaboko w'intwari, ariko yari umubembe. Icyo gihe Abasiriya bajyaga gutabara bakareba imitwe y'abanyazi. Bukeye bajya mu gihugu cy'Isirayeli, banyagayo umukobwa muto, aba umuja wa muka Namani. Bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati icyampa databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Namani ajya kubwira shebuja ibyo umuja waturutse mu gihugu cya Isirayeli yavuze. Nuko umwami w'i Siriya abyumvise abwira Namani ati haguruka ugende, nanjye ndandikira umwami w'Abayisirayeli urwandiko. Amen. Bwana asifiwe. Kugira ngo tutaza guherera mu gusoma n'iki, aya ni amakuru ya Namani. Ni amakuru ya Namani umugabo w'ingabo, General Kamanda. Namani yari umugabo, babivuze, yari umugabo ngo w'intwari, yari umugabo w'umunyamaboko, yari umugabo ujya ku rugamba agatahana intsinzi. Ngo niwe Uwiteka yaheshaga gutsinda cyangwa se intsinzi binyuze muri Namani. Ngo yari umutoni kuri shebuja. Nunasoma Bibiliya neza witonze urasanga ngo shebuja niwe yajyaga yegamira, ngo iyo yajyaga kuramya imana ye, ikigirwamana cye,
mu ngoro yacyo, ngo niwe yabaga yegamiye mu gituza cya generali uyu mugabo bita Namani, umugabo w'ingabo z'i Siriya. Ariko nubwo bavuga ubutwari bwe, byumve neza, nubwo bavuga ubutwari bwe, nubwo bavuga kunesha kwe, nubwo bavuga iby'amaboko ye, nubwo bavuga iby'icyubahiro cye, nubwo bavuga ko yari umugabo ngo w'umutoni kuri shebuja, nubwo bavuga ko yari umugabo yari umugabo udasanzwe, ariko bagerekaho ngo ariko yari umubembe, yari afite ikibembe. Ikibembe ntabwo cyatinye ubujenerali, ikibembe nticyatinye ko ari intwari, ikibembe nticyatinye ko ari umugabo ukaze, ikibembe nticyatinye ko ari umutoni kuri shebuja. Ikibembe cyaramufashe afatwa n'indwara y'ibibembe, kandi ibibembe ntibyakiraga. Ibibembe yari indwara ikomeye ku rwego rwo hejuru, n'ubu ngubu ni indwara idafite umuti. Kurwara ibibembe baguhaga akato, kurwara ibibembe wabaga uciwe muri Isirayeli ufashwe n'ibibembe, ntabwo wabaga wemerewe kugera mu bantu, nta gaciro wabaga ufite. Ariko uyu mugabo ngo ibibembe yabyambariragaho iniforume, yabyambariragaho imyenda ya gisirikare, akabifungiraho akabyambara. Ariko ngo agera ku rwego, kuko uyu mwana bamunyaze ngo bateye Isirayeli, bamunyaga mu banyagano, mu byo banyaze, ngo abonye shebuja buryo cyo uruhu rwe rwangiritse, umubiri we wangiritse, ko yari ageze ku rwego akuramo imyenda, uruhu rukajya rwomokana n'imyenda. Ngo uyu mwana yitegereje shebuja agiye muri dushe n'imyambaro, kurumva niwe wayimesaga n'iki, abona shebuja yarangiritse ku rwego rukomeye. Ariko uyu mwana nubwo yanyazwe, nagira ngo mubwire ngo yari azi Imana ya Isirayeli, imbaraga zayo, yari azi Imana ya Isirayeli, ububasha n'ubushobozi bwayo. Abwira nyebuja, aramubwira ati cyama databuja agasanga umuhanuzi w'Imana utuye i Samariya witwa Elisa. Hari umuhanuzi w'Imana agezeyo yamukiza ibibembe afite. Urumva uyu mwana yatanze ubuhamya, aravuga ati nubwo databuja ari intwari, nubwo databuja ndi umuja we, nubwo databuja yanyaze, nubwo databuja mbiwe, ariko muri Isirayeli agezeyo yamenya Imana ya Isirayeli, yamenya ko hari umuhanuzi w'Imana. Umwana akimara kubivuga w'umuja, nyirabuja ngo abyumvise ahamagara Namani, generali, umugabo w'ingabo z'Abisiriya, aramubwira ati hano uyu muja wanjye, uyu mwana udukorera yambwiye ko muri Isirayeli hariyo umuhanuzi kandi yagukiza ibibembe urwaye, ugezeyo wakira, wabona ibibembe byawe byabonerwa umuti. Ngo akimara kubivuga, generali abibwira umwami we. Umwami akimara kubyumva aramubwira ati tegure, ngiye kwandika urwandiko nandikira umwami wa Isirayeli, mubwire ko agomba kugukiza. Akimara, kuko yanditse urwandiko, usomye iyo nkuru uko ivuga, ngo yanditse urwandiko amubwira ngo usabwe gukiza umugaragu wanjye ukimubona, ukibona iyi leteri, usabwe gukiza umugaragu wanjye Namani generali, ukamukiza ibibembe amaze igihe arwaye. Ntabwo ari ugusaba, ubundi ni ugutegeka. Siriya yari ikomeye muri kiriya gihe. Generali aritegura, amaze kwitegura, ategura ingabo, ategura abamuherekeza, ategura amafarashi, ategura iby'amaturo azatanga nakira, ategura imyambaro y'ibitare imiguru 5, yateguye ibintu bitandukanye, yateguye ibintu byinshi. Ariko ikintu ushaka kubwira gikomeye, yahingukiye ibwami, ajya ibwami ku mwami wa Isirayeli, ngo amuhereze urwandiko. Akimara kumuhereza urwandiko, umwami wa Isirayeli arusomye yikubita hasi, agwa hasi yubamye, ashishimura imyambaro ye, aravuga ati ni iki gitumye umwami wa Isiriya anyendereza? Kuki anyendereza? Yabuze inzira anyuramo kugira ngo anterandwanye. Ngo araboroga, arataka cyane. Ariko ngo umuntu w'Imana wari utuye i Dotani, Elisa, akimara kumva ko umwami we yahuye n'icyo kintu, ngo atumaho uriya mugabo generali Namani, aravuga ngo mugende mubwire uwo mugabo azi wanjye, nimubwire umwami yohereze uwo mugabo iwanjye i Dotani, aramenya ko muri Isirayeli hari Imana, kandi aramenya ko hari umuhanuzi w'Imana mu gihugu. Umwami aramwohereza, amwoherezana n'urwandiko n'ingabo by'amaturo byose arabyohereza. Ariko generali ngo akimara kugera ku musozi, ataragira neza iwe kwa Elisa umuhanuzi,
Elisa atuma umugaragu we Gihazi aramubwira ngo genda ubwire generali umubwire ngo umuti uri bugukize uri mu mazi, uri muri Yorodani, gende widumbuze 7 muri Yorodani, inshuro 7 ibibembe byawe birakira. Buriya abantu benshi ibintu byacu bipfira mu kutizera. Buriya iyo twizeye, kwizera kurakora, ariko iyo tutizeye nta kintu dushobora kugeraho. General arabaza ati umuti ungurihe? Ati uri muri Yorodani. Mu mazi Yorodani. Ngo aravuga ati si wacu bababwiye ko nta nzuzi zibayo, habayo za Misipa, habayo za Vapa, yavuze inzuzi zibayo ubwiza zifite, amazi zifite uko ari meza. Aravuga ati iwacu bababwiye ko nta nzuzi tugira. General aravuga ati mubwire umuntu w'Imana ko iwacu hari inzuzi nziza kuruta iza hano. Ngo kuko ngo yibwiraga yuko muri cya cyubahiro cye, muri bwa budahangarwa bwe, ngo yibwiraga yuko umuntu w'Imana ari mu murembe arembyeho ibiganza. Akajya amubaza ati generali wafashwe gute, generali uriyumva ute? Donc akajya ngo amunyuzaho ibiganza, amurembe arembyeho ibiganza. Ngo niko yibwiraga muri we. Ariko muri Isirayeli, mu mategeko y'Abisirayeli, cyaraziraga gukora ku mubembe. Elisa rero yubahiriza iryo hame, yubahiriza iryo tegeko. Aravuga ngo nama ni generali, si ngombwa ko duhuza amaso, si ngombwa ko mukoraho, si ngombwa ko duhura, kiranazira kwanza kubona umubembe. Ni mumubwira asubira inyuma, agenda ajye muri Yorodani yidumbuza inshuro 7. Ku nshuro ya 7 arakira. Niho umuti uherereye. Generali aravuga ati mureke dutahe. Abwira abajyanama n'abasirikare ati dutaha ngaha, batubeshye, nta muti uhari, nta kintu giherereye ahangaha. Ariko umujyanama wiwe aramubwira ati umuntu w'Imana ntabwo akubwira ikintu gikomeye, yakubwira ikintu gikomeye uba ugikoze kuko ushaka gukira. Ushaka gukira, izo nzuzi waje uzisize. Rero niba akubwiye ko umuti uherereye muri Yorodani, iyoroshe. Akajya abaza umujyanama ati uwo muntu arabizi ko ndi generali? Umujyanama akavuga ati urwandiko rwa ese niruriho kashe, ntibabibonye ko ari general bohereje hano, ari umwami wakohereje, uri umugabo w'ingabo, byanditsemo muri letere. Aravuga ati ngewe ngende nidumbuze mu mazi. Umujyanama aramubwira ati genda, yagusabye ikintu kidakomeye. Yakubwira ikintu gikomeye uba wagikoze nyakubahwa. Umujyanama we yamurembeje amanuka atabyumva, ariko aramubwira ati nubwo ngiye kwidumbuza mu mazi, mwitegura urupfu we n'uyu muhanuzi ndetse n'abandi, umuntu wese n'aba bagaragu be, uyu musozi ndawurimbura. Nindamuka ntakize ibyo bintu murimo muvuga ngo ngende nidumbuze mu mazi inshuro 7, nindamuka ntakize ndabarimbura mwese. Umujyanama aramubwira ati manuka ugende widumbuze, nicyo umuntu w'Imana avuze. Aragenda aramanuka yidumbuza mu mazi inshuro ya mbere. Ubwo amazi yinjira mu bisebe, mu bibembe, urumva ko nibwo yararibwaga cyane. Akavuga ati nindamuka ntakize ndabarimburana n'uriya muhanuzi. Inshuro ya 2, inshuro ya 3, inshuro ya 4, niko umujinya n'uburakari bigenda bizamuka. Inshuro ya 5, inshuro ya 6 nta kirahinduka. Ariko ku nshuro ya 7 ikibembe yita kirukanka kirakira. Ngo ku nshuro ya 7 yavuye muri Yorodani mu mazi, umubiri we umeze nk'uruhinja. Baramubaza ati generali ubonye iki? Aravuga ati mbonye imbaraga z'Imana ya Isirayeli. Haleluya. Wewe unyumva ushobora kuba ufite ikintu kimaze igihe cyarananiranye ahantu hose cyaranze, nagira nkubwire ngo hari imbaraga y'Imana ije kugikora. Icyo usabwa ni ukwizera, icyo usabwa ni ukugirira Imana icyizere. Haleluya. Baramubaza ati generali bigenze bite? Aravuga ati mbonye amaboko y'Imana, mbonye imbaraga z'Imana ya Isirayeli, mbonye kubaho k'Uwiteka Imana ya Isirayeli, mbonye icyubahiro cy'Imana ya Isirayeli. Generali ngo akira ibibembe, aba muzima, aba mutaraga. Wanasifiwe sana. Haleluya. Generali akira bya bibembe, aba muzima, aba mutaraga. Generali aravuga ati mbonye Imana ishobora byose. Ngo afata amaturo, afata izahabu, afata ifeza, afata imyenda y'ibitare 5 yo gukuranwa, ari imyenda ihenze cyane y'igiciro cyinshi. Generali ngo abishyira umuntu w'Imana Elisa aho yari atuye, ngo amujyanire ibyo bintu. Aramubwira ati nshingiye ko mbonye imbaraga z'Imana, mbonye gukira, mbonye ububasha n'ubushobozi bw'Imana, ariko umuntu w'Imana nzanye amaturo kandi uyakire. Elisa aravuga ati no, impano y'Imana ntigurwa naherewe ubuntu, nguhereye ubundi, fana ifeza n'izahabu byawe, impano y'Imana ntigigurwa.
Elisa umuntu w'Imana yanga amaturo ya Gihazi generali. Byari bivuze iki? Iyo yakira ababembe bose barwaye ibibembe bari kujya bazana ibiguzi ariko batubashye Imana ya Isirayeli, aravuga ati Imana ya Isirayeli igomba guhabwa icyubahiro, Imana ya Isirayeli igomba kubahwa, Imana ya Isirayeli igomba kumenyekana ko ari Imana ishobora ibyananiye abapfumu, byananiye abaganga, ibyananiye abakomeye. Imana ya Isirayeli ni Imana ibishoboye. Aravuga ati we genda utangaza ineza y'Imana, tangaza imbaraga z'Imana ubonye, ugenda ubitangaza iwanyu muri Siriya, jyana pfana ifeza zawe. Arabyanga ngo abyange. Uwo generali aramubwira ati nyemerera ntware igitaka, njyane igitaka cyo muri iki gihugu, Imana mboneye aha hantu, nimba ndi mu gihugu cy'iwacu njye pfukama ku butaka bwa hano, ibone ko nyizirikana databuja n'aba agiye kuramya ikigirwamana cye, Imana ya Isirayeli ntizabimbareho igicumuro. Nabahamagara Imana ye nanjye nzapfukama kuri ubu butaka, njye nzirikana Imana yankijije ibibembe ikampa ubuzima, ntizambareho igicumuro n'icyaha. Elisa aramubwira ati yora igitaka ujyane. Arakiyora, ajyana imifuka. Uwajyaga ugenda ujya kunyaga abantu, uwajyaga ujya kunyaga imitungo, uwo munsi yatahanye imifuka y'igitaka. Imana yakoze ikintu gikomeye ku buzima bwa Namani gituma amanuka agaca bugufi akubaha Imana ya Isirayeli. Birashoboka ko hari imbaraga zimaze igihe zikurwanya, hari imbaraga zimaze igihe zaraguhagurukiye. Imana ikora ikintu ku buzima bwawe gituma amaboko n'amahanga yari amaze igihe akurwanya bamenya imbaraga z'Imana, bamenya ububasha bw'Imana, bamenya ko uhagararanye n'Imana y'imbaraga, n'Imana y'ububasha, n'Imana y'ubushobozi, n'Imana y'icyubahiro. Imana yakoze ikintu ku buzima bwa Namani bituma aca bugufi, amenya Imana ya Isirayeli, amenya icyubahiro cy'Imana, amenya kubaho n'ubudahangarwa bw'Uwiteka Imana ya Isirayeli. Nguhereye uwo munsi generali aravuga ngo mbonye Imana ya Isirayeli ko ari Imana ikiza, ko ari Imana ishoboye, ko ari Imana itanga ubuzima, ko ari Imana igira neza. Nshaka kukubwira wowe unyumva, wowe nkurikiranye, hariho ibintu ufite bimaze igihe byananiranye, hariho ibintu ufite bimaze igihe byanze, ariko igihe cyo kwemera ni iki ngiki. Hari umuti w'ikibazo ugiye kuboneka, umuti w'uburwayi umaranye igihe ugiye kuboneka. Bwana asifiwe sana, haleluya. Hari ikintu Imana igiye gukora ku buzima bwawe kigaragaza ububasha bw'Imana, kigaragaza icyubahiro cy'Imana, kigaragaza gukora kw'Imana. Igihe cyo kubona Imana mu buryo budasanzwe ni iki ngiki. Wowe icyo usabwa urizera. Kwizera birakubyarira ubuzima, kwizera birakubyarira intsinzi. Bwana asifiwe, haleluya. Nagira ngo nkubwire ngo Imana igiye kubonera igisubizo icyo wari waraburiye igisubizo. Icyo abantu bari baraburiye igisubizo, Imana igiye kukibonera igisubizo. Mwuzaniye amakuru, dore amakuru yizewe. Haleluya. Hari ibintu bigiye gukoreka ku buzima bwawe, hari ibintu bigiye gukoreka ku mibereho yawe, hari ibintu bigiye gukoreka mu kazi, hari ibintu bigiye gukoreka mu rubyaro, hari ibintu bigiye gukoreka muri famiye. Kubera iki? Imana igiye kubonera igisubizo icy'isi yaburiye igisubizo, Imana igiye kukibonera igisubizo. Namani yari yarivuje ahantu hose, ko yari afite ubushobozi bumwemerera kwivuza ahantu hose, ahashobotse n'ahadashobotse, ariko ngo ibibembe bye byanga gukira. Ibibembe bye byari bikeneye umuntu w'Imana, Elisa umuhanuzi w'Imana, kuko n'umuja we ngo yatanze amakuru abwira nyirabuja ngo iyaba databuja yageze mu gihugu cya Isirayeli agahura n'umuhanuzi w'Imana, agahura n'umuntu w'Imana, yamukiza ibibembe amaranye igihe. Ajyayo ariko ntiyahingukira ku muhanuzi w'Imana, ahingukira ibwami, yumvaga ko ariho umuti uherereye, ariko si ho wari uri. Na Elisa ngo abyumvise yaravuze ngo mubwire umwami databuja yohereze uwo mugabi wanjye, aramenya ko muri Isirayeli hari umuhanuzi w'Imana, hari Imana ishobora byose. Bwana asifiwe sana, haleluya. Nagira ngo nkubwire ngo ngutumweho mu gihe nk'iki ngiki, hari ibintu waburiye igisubizo, ijuru rigiye guha igisubizo. Hari ibintu waburiye inzira, Imana igiye guha inzira. Hari ibintu waburiye uburyo, Imana igiye guha uburyo. Kandi amaboko y'Imana agiye gukora iby'imbaraga ku mibereho yawe. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Ikibembe cyawe kigiye kugira iherezo. Ikibembe cyawe Imana igiye kugikiza. Ufite ikibembe wambariyeho ikoti, wambariyeho imyenda, wambariye, iyo abantu bakubona uri umunyacyubahiro, ariko hari ikibembe cyagufasha kigiye kukurekura mu gihe nk'iki ngiki. Generali yambaraga imyambaro y'icyubahiro,
akanarwana agatsinda, Imana ikamuhesha intsinzi mu gihugu cyose. Ariko hari ikibembe yari amaranye igihe yari afite. Nagira ngo utangarize rero, icyo kibembe ntabwo cyatuma yaraneshaga, ariko agifite cyaramufasha. Icyo cyamenywaga n'aho avaniramo imyenda, nibo bakimenye. Umuja n'umugore wa generali nibo bamenye ko uyu mugabo yatatswe n'iki cyorezo. Hari ikibembe cyihishe ahantu kimaze igihe cyarafashe ubuzima bwawe, kigiye kurekura ubuzima bwawe. Hari imbaraga zikomeye Imana igiye gukoresha ku buzima bwawe. Ikibembe cyagufashe kigiye kukurekura, kigiye kurekura imibereho yawe. Ndagushimiye Mana kuri Imana ikomeye, ndagushimiye Mana kuri Imana y'imbaraga, ndagushimiye Mana kuri Imana y'icyubahiro, ndagushimiye Mana kugiriye neza uyu mwana wawe, ndagushimiye Mana kumutabaye kandi kumugiriye neza, ko iki kibembe kigize iherezo. Ndasenze ngo uburwayi bugire iherezo, ndasenze ngo ubushomeri bugire iherezo, ndasenze ngo iki gisuzuguro kimurekure mu izina rya Yesu. Ndatura kubona Imana mu buryo budasanzwe, ndatura inshinzi Mwami, nakubone n'umugirire neza, nuzamura ibendera ry'ubutsinzi no kunesha Mwami. Kubaho kwawe ndi kuganze ku buzima bw'aba bantu. Ndagushimiye kubarengeye, ndagushimiye kubatabaye, ndagushimiye kubiretse mu ndi busha. Habwa icyubahiro n'ikuzo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, amen. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Mukomeze kugubwa neza, mukomeze kugira ibihe byiza, kandi niba hari icyo wungutse, ibi biganiro ujye ubisangiza abandi. Murakoze, mugire ibihe byiza. Bye bye, bye bye.